nurota izi nzozi uzamenye ko utaririza umunsi utarapfa. Izi ni inzozi, ni ukuvuga ngo iyo umuntu azirose buba buraca agahita apfa. Ikintu cya mbere urota ukavuga uti mu by'ukuri urahita upfa, ni ukuvuga ngo nuramuka ubana n'umuntu akavuga ati narose ibi ngibi, uzamenye ko hatarashira umunsi adapfuye. Ikintu cya mbere urose igikeri, ni ukuvuga ngo nuramuka urose igikeri kivuga ngo uzamenye ko wapfuye byarangiye. Niba ufite imitungo uzahita uvuga uti ibintu byanjye byose biherereye ahangaha, uvuga uti nyaboneka twabanye neza rero nigiriye mu ijuru. Nugira amahirwe ntuje kwa shitani uzaba uri umunyamahirwe. Ikindi kintu cya kabiri uzarota ukamenya ko urahita upfa, ni ukurota uri kurya inyama. Mu bushakashatsi bwakorewe muri Leta Zunze Ubumwe z'ibitekerezo byanjye bwasanze kurota uri kurya inyama ari inzozi z'abakene. Urabyumva neza? Rero nuramuka wumvise ko wawe yarose ari kurya inyama, mu gitondo uzabyuka wapfuye, nta nubwo uziriza umunsi. Nuramuka wonge urose uri kurya ikinyomoro, buriya ikinyomoro murabizi ni ikintu umusanzwe cyongera amaraso. Si amaraso biba birimo, usibye ko kubona nk'umuntu mukuru ari kurya ikinyomoro uba se wabaye umwana. Ngaho ibaze kurya ikinyomoro uri umuntu mukuru. Ariko hari ibinyomoro mperutse kugura mwabiriye mwenyine. Rero nuramutse urose uri kurya ikinyomoro uzamenye ko by'ukuri wapfuye byarangiye. Ubundi nta muntu w'umugabo nta muntu w'umugore ugomba kurota ari kurya imbuto. Ahangaha uba wapfuye byarangiye. Dore urangaraseka, uraseka iki? Guseka utwandikire muri comment uvuga uti uratubeshe. Ikindi uzarota ugahita upfa ni ikintu bita isombe. Isombe nuramuka uyirose uzamenye ko, ni ukuvuga ngo isombe ubundi, ariko se kuki tubabwira ibintu ntimubyemere? Isombe nayo nuramuka uyirose uzamenye ko wapfuye byarangiye. Ikindi kintu uzarota ugahita upfa ni imodoka. Imodoka nayo nuramuka uvuze ngo uri kwigendamo ngiragutwaye, oya iyo nimfa izabije kugutwara, ahubwo uzahita utokesheje toka shitani. Ikindi kintu uzarota ugahita upfa ni ukurota uri guseka, ukarota washinyitse, ukarota umeze nk'ikiwerahere. Icyo gihe nta kabuza, icyo cyo nta nubwo uzigera ukibwira uwo mubana, ntuzigera ukibwira ababyeyi. Ukurota uri guseka ubase uri gusekera ndi. Ibi bintu uzamenye ko wapfuye byarangiye. Ikindi kintu uzarota ugahita upfa, kurota wagiye mu ijuru. Ngaho nawe nyumvira, uracyari umwana ufite imyaka 40 n'ingahe, urose uri kujya mu ijuru. Mu ijuru ugiye gukora yiki? Abariyo ntibahagije? Wabanza wakwirira utwawe two mu isi, izo nzozi zikujyana mu ijuru nta makuru ufite. Ibi bintu byose rero nuramuka ubirose uzamenye ko mu by'ukuri